n'urumva ngiye nabanje no kugira akazi kenshi ko kubanza kumenya kuba proud nyine yukumva ko nkundana n'umuhanzi. Kugira inshuti nyinshi ndetse no kwisanzura ku bakobwa ni kimwe mu bintu byabanje kubangamira Vanilla bitewe nuko yasanze Ivry ariko ameze. Hari nk'igihe nabonaga nkabona ziranye n'abantu benshi cyane. Nkajya numva sometimes nyine ari ukuntu binjenamo. Ivry avuga ko mu bintu yanga cyane ari ukubona abantu batandukana ndetse no kuri we aricyo kinatifuza kubona yakubaka ejo agasenya. Nawe abikubwiye nawe mubwiye nawe nti mu bintu utekereza imbere y'ibindi bintu byose divorce ikuremo. Malaika nakupenda malaika. Rugamba Yves wamenyekanye ku izina rya Ivry mu muziki nyarwanda by'umwihariko indirimbo ziganjemo iz'urukundo. Urabizi n'imfura no mu masura bibona. We n'umugore we Vanessa uzwi ku kazina ka Vanilla nimwe muri couple zakunzwe na benshi mu Rwanda bitewe n'ibiganiro byinshi bagiye bakora bigaragaza urukundo rwabo. Urumva Kandi senke n'ibyo tutayifu. Akuri romantique. Très romantique. Vanilla romantique man mujye mu byo. Ase bagiye babyuba. Aba akarutse yugaruka mu nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi uburyo bamenyanye kugeza igihe bafashe umwanzuro wo kubana. Bahura bwa mbere byatangiye ari inshuti zisanzwe ariko ko iminsi yagiye ishira no kwisanzura kwa Ivry cyane bisanga bakundana. Ubwo bari batangiye urugendo rwo gukundana abantu baciye intege Vanessa bamubwira ko bitazashoboka gukundana n'umuhanzi nawe bibanza kumugora ariko imyitwarire ya Ivry ikamwereka ko atari byo. Tugitangira gukundana nyine byasaga nkaho birimo challenge kubera abantu ntago baba babyumva kumva kugiye gukundana n'umuhanzi. Nyine hari abantu bataba babyumva baguca intege. Nawe sometimes kumva si ibintu ndimo nibyo cyangwa yawe ukagira dute. Ariko byose nkomeza kugenda nyine ndeba icy'ingenzi uwo turi kumwe. N'urumva ngiye nabanje no kugira akazi kenshi ko kubanza kumenya kuba proud nyine yukumva ko nkundana n'umuhanzi. Bifata igihe sinibuka neza ariko byafasheho nk'umwaka. Mu rukundo rwabo Ivry yabanje gusuzuma cyane Vanessa. Bimwe mu bintu byababayeho ubwo batangiraga gukundana Ivry yabanje kugira ngo Vanessa anywe inzoga aramuhakanira ariko agorwa no kubyemera. Nibuka nuko nari mfite kano kaboro akayizaje nike karimo fanta. Karimo fanta ya orange. Noneho ndangije ndamubwira ko kakana ndikumva kari guhumuramo inzoga nyine. Ndayimubwira nyine ya nzoga. Aje nyine atambwira ngo inzoga imenye ute. Ndamubwira oya nyine none se ushaka ko dushaka kumva ikintu ushaka utakinywa ariko ukizi kugeza n'isaha ntago ibyo binashaka kubyumva. Umuntu ngiye guhitamo bimeze gute. Nyuma naje gusanga izo nzoga atazinywa ariko nabwo nabanje kubitekereza nanabyitaho. Ivry avuga ko umunsi yabwiye Vanessa ko amukunda ari nawo munsi Vanessa yamwemereyeho cyane ko yimubwiye ubwo bavuganaga kuri telefone ari mu ijoro. Turi kuvugana kuri telefone ariko sinibuka neza umunsi. Ndambwira rero ngiye ndabona ibintu byacamo ntati bigize byacamo rwose. Urugendo tumaze gukora ni rurerure ntabwo nashatse kubya bindi byo kuvuga ngo tugende ngo twicara ahantu ngo oya njye numvaga nifuza ko uwo muntu nanjye abanza kumenya ese ibintu byanjye mbikora gute. Niba ari unkunda ankunde niba atankunda abireke. Impamvu yatumye Vanessa ahita amwemerera iryo joro avuga ko ngo nawe yari yatangiye kumubonaho utuntu twinshi twiza ndetse no kumukunda. Ntago byari bije ako kanya. Umva nanjye nyine iyo minsi twe tumaranye cyitwa tumaranye nari maze kubona utuntu twinshi twiza. Nyine nanjye naratangiye kumukunda ariko ntarasobanukirwa ibyo ari byo neza.
noneho nkabona nyine ni umuntu uri hambo birenze ukuntu nabitekerezaga. Hari umunsi nibuka sinzi ahantu twari tuvuye, noneho ariko twe tutarakundana, noneho arangije nyine mfata bike nawe aramerekeza kuri bike, twari tugenda tuvugana mu muhanda tutiyamena biteye mutazanti fresh aramerekeza twese dufata bike tugera mu rugo. niba imwe hano indi hano mugejejeyo nawe bwani none nangereka insubize home ni fresh ahita nyine asubirayo. Tiyoze uyu muntu mubwira kuri boto akajya abwira abatenganya azamurikira yo bwani mumeze bite uri feri bane we numwirukanse cyane yego kuri moto nyine birancanga. Ndibaza se binkora ahantu kwa nyine n'utundi tuntu twinshi. Ni umwana mwiza wa fete, afite ukuntu ari umwana mwiza nyine bishobora ku attracting umuntu cyane kuruta ibindi bintu. Urumva rero icyo gihe n'ubundi nagiye kubimwemerera, nanjye nyine naramaze kumukunda, ariko ka kantu kakajya kagarukamo sinose umuhanzi kuko ubungubu ari seriye sinshaka none mwumva urukundo rwambanye rwinshi sinshaka kuzaregreta nyine inyuma, ariko ndavuga okay reka ngerageze, ntabwo nshaka kubaho ntaragerageza ikintu na kimwe, reka ngerageze ndebe n'ubundi kuko mukunda, reka nemerera amarangamutima yanjye nyine dukomezanye. Ndamwemerera. Ivry avuga ko ajya kubwira Vanessa ko amukunda yari afite gahunda y'uko ari we bazabana kuko atigeze yifuza kumutakariza igihe. Kwimubwira ngiye target yanjye wari umuntu tuzabana, ntabwo njya nshaka gutakaza igihe cy'umuntu, kubera ko ugerageje gutakaza igihe cy'umuntu ukazabona wenda byamugizeho ingaruka nyuma, ntabwo icyo kintu cyazanshiramo. Rero ntabwo sinigeze mba ndi kumwe nawe kugira ngo mutakarize igihe. Ngiye icyo gihe mubwira ko mukunda nuko namaze kwidesida bimeze neza n'ibitameze neza, ariko gasa kuko umuntu ntabwo yaba ari umuntu ufite ibintu byiza gusa, ariko nkasanga ibyo bintu bye ari ibintu byo kwihanganirwa, wenda nawe nkuko hari ibindi yabonye kuri njyewe. Ni urukundo kandi rwaranzwe n'udushya twinshi turimo n'utwo ubwabo bashimangira ko batazibagirwa. Ndambwira tugende n'amaguru nyine kugira ngo mbona aho kanya ko kuganiramo gakeya, nanareba nanu umuntu turi kumwe atuye akajya mbeshyerera ngo ni kuri kariya gatara bavuga tukakageraho ngoya kugwa kusura nta kibazo. Turi kumwe n'abandi bantu babiri ku buryo yatekerezaga ko wenda bo barambiwe. Nkamubwira se wasubiye akabona indiga yakaniye nkabona nagashaka gusubira ngo rero ni kuri kariya gatara abantu bashobora kuba bari burambirwe kumutegereza ari nijoro. Ndamubwira rero akaba se ni henga nyine ni hariya kuri kariya gatara imbere agatara abantu bakene bari hareka makugeze nta kibazo kakageraho ndisesaka gako wabwiye ruguru yaho gato. Urukundo rwa bombi rwarakomeye ndetse mu mwaka wa 2020 nibwo amakuru yatangiye kuvugwa ko Ivry akundana na Vanessa. Urukundo rwabo rwakomeje gukura umunsi ku munsi kugeza ubwo ku itariki ya 14 Gashyantare mu mwaka wa 2020 ubwo uyu muhanzi yamurikaga album ye ya mbere Uwase Vanessa yagaragaye yagiye gushyigikira umukunzi we. Bitwaye neza cyane, namubwiye nyine akomere kandi birazi kugenda neza kandi koko niko byagenze. Kuva icyo gihe bakomeje kubigaragaza binyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse no kuri YouTube channel ya Ivry, dore ko yari imwe muri couple zabanje kugera kuri YouTube bwa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bitaramo bitandukanye bakaba bari kumwe agatoki ku kandi ndetse ntibashidikanya kubihamiriza ubibabajije wese. Nawe mukunzi wa Ivry twagute kugira inshuti nyinshi ndetse no kwisanzura ku bakobwa ni kimwe mu bintu byabanje kubangamira Vanilla bitewe n'uko yasanze Ivry ariko ameze. Hari nk'igihe nabonaga nkabona ziranye n'abantu benshi cyane, nkajya numva sometimes nyine hari ukuntu binjenamo, ariko nkabona ntabwo wabuze umuntu inshuti ze kameme, noneho n'abantu wenda baba baziranye utazi n'uburyo bamenyanye, nkabura ukuntu mbigenza, nkumva sinamumubuza kandi nkumva nanone ariko ngenda mbona ko ariko ameze. Ari friendly cyane ku buryo uretse n'abakobwa tureke kwibanda ku bakobwa cyane n'abahungu
agira inshuti nyinshi. N'ikindi kintu rero afite ukuntu yisanzura cyane nyine ku nshuti ze, nabyo nyine kubimenyera byarangoye mu gake. Urukundo rwabo rwakomeje kuryoha kugeraho ku itariki ya 17 Werurwe mu mwaka wa 2022. Ivry yahamije urwo akunda Vanessa maze amuterera ivi amusaba ko yazamubera umugore, nawe nta kuzuyaza arabyemera mu marira menshi y'ibyishimo. Uyu akaba ari umunsi Vanilla ashimangira ko ari umunsi udasanzwe yagize mu buzima bwe kuko zahoze ari inzozi ze. Narishimye ariko umva ni surprise byarantunguye, ariko n'ubundi kuko nabonaga ariho twerekeza, hari n'ukuntu abantu bamuganira, n'ubundi ibyo bintu numvaga biko bikose bizaba ariko ntazi umunsi bizabera. Niwo munsi nyine wari uwa mbere nari ngize udasanzwe, kuko nibaza ko simbizi ariko nibaza ko ari inzozi za buri mukobwa, rero numvaga nzigezeho. Aba bombi bahise batangira urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo, maze ku itariki ya 5 Gicurasi mu mwaka wa 2022 basezerana mu murenge. Nemeye ntagahato ko wowe wase Vanessa umbere umugore. Nemeye ntagahato ko wowe wambaye umbere umugabo tuzabatwa bagiyemeje. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2022 nibwo Ivry yasabye na kwa Vanessa mu birori bibereye ijisho byaranzwe n'imbyino gakondo. Yaruguruwe yaruguririya yari yabarinda. Imiryango yombi imbere y'inshuti n'abavandimwe nongere mubwire ko mukunda. N'ibiganza byacu muranyemera dukoma amashyi menshi cyane aturutse ku miryango ngo twongera gushima. Ni ibirori kandi byakurikiwe no gusezerana imbere y'Imana no kwiyakira byaranzwe no gususurutswa n'abahanzi batandukanye harimo na nyakwigendera Ivan Buravan. Akaririmbo nkunda mba numva natura umuhungu nk'uyu nguyu ufite uwo akunda bagashaka kubana iteka ryose, Vanilla. Akaririmbo kitwa Ninjye Nawe niko mbifurije kugira ngo kababera akaririmbo ka life, yeah? Ibyiza twabibanyemo mubwire ibi bitubinyuranamo, njye nawe turabikoze na n'ubu turakomeza mubwire. Muri ibi birori kandi Ivry yafashe mikoro aririmbira umugore we maze biramurenga araturika ararira. Ndabizi ko navunitse babarira sinzongera shege ese umwana urarizwa n'ikiwe inkorere mwiza wanje pipiripi. Nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika. Ivry na Vanilla bavuga ko gukundana kwabo byari bimeze nk'umuteguro w'Imana, kuko no gutegura ku bana atari ibintu bahaye umwanya cyane, ahubwo nabo ngo bisanze baganira ku munsi w'ubukwe bwabo ndetse bakibona bwabaye. Bavuga ko ari umunsi ukomeye ku buzima bwabo w'ibyishimo kuri bo ndetse n'umuryango wabo. Ivry njya mbwira ngo nyine turi gusubiramo nka video y'ubukwe nyine, vuga ubu disari nk'abantu babicaye ari kuvuga ngo yaba ari njye uhagaze hari, kuko nanjye nk'iyo natahaga nk'ubukwe bw'abandi bantu nyine narebaga nk'umugeni gutya nkahita nibona muri iyo shusho ari njye uhagaze aho hantu. Nanone iyo natekerezaga nkareba ubuzima ndimo bw'ubusore, ukareba ibintu nanone uba utakaza, ibintu uba ugira, uba ubona ayo mafaranga n'ubundi iyo uba warayabasha kuyakipinga ukaba ufite nk'umwana n'umugore,
wakabaye umaze kugera famiye imaze gutera imbere. Nabwo nabonaga ubwo buzima rwose ari nk'ubukode. Kubw'izo mpamvu rero niho nafatiye decision nanone kuvuga ngo ibi bintu ngomba kubikora kandi nanjye nabishobora. Ivry avuga ko mu bintu yanga cyane ari ukubona abantu batandukana, ndetse no kuri we aricyo kinatifuza kubona yakubaka ejo agasenya. Nawe abikubwiye nawe mubwiye nawe nti mu bintu utekereza imbere y'ibindi bintu byose divorce ikuremo. Niba dufashe gahunda yo kugenda, nidushaka tuzishwe n'inzara uzatwica twese, nidushaka tuzabibone tuzayibona twese. Nari bimubwiye. Abashijwe ibyiza yabonye byo gushaka, Vanilla mu gusubiza yagize ati: ikintu cya mbere nuko noneho muba mubana adataha vuga wego wamunyine nukuri ayo abantu batabana hari n'ukuntu nyine muba muri kumwe, hari ukuntu mugiye gutandukana. Ibyo rero byose biba byarashize. Icya kabiri nyine nawe nuko utangira kuba responsable, nyine umeze nkaho ntago uba wiyobora ariko mu buzima muba mubayeho nawe uba ufite mu ruhare. Ivry nawe yavuze ko cyane mu bimushimisha ari ukuba abana n'umuntu akunda, kubaho mu buzima bubarika bufite icyerekezo ndetse n'icyubahiro hanze. Uba ubizi ko wavuye mu rwego rumwe wagiye mu bindi. Achievements ubuzima nyine ni ukuva kuri kimwe ugera ku kindi, ntago ari guhagarara ahantu hamwe. Icya mbere ni uko iyo etape y'ubwayo mba narayigezemo. Ikindi cya kabiri struggle ziriyongera, ntago ariko zigabanuka, ariko noneho ziba zifite iyo ziva niyo zijya. Mba mvuga ndi kurwanira iki. Ntago uba uhari umeze nk'umuntu uri muri enjoy, nubwo ubuzima atari gereza, ubuzima bw'ubwo atari gereza, ariko ubizi ko uko byagenda kose hari aho ugomba kuba uri, icyo ugomba kuba uri gukora. Mini ubuzima buryo. Ikindi cya gatatu, kuba uri kumwe n'umuntu ukunda urabyumva ko cyane ibintu byiza na respect hanze ibiri. Nyuma yo kubana nk'umugore n'umugabo, Ivry yahimbiye indirimbo Vanilla yise Inshuti, ati uri inshuti yanjye. Ku itariki ya 2 Nzeri mu mwaka wa 2022, umuryango w'umuhanzi Rugamba Ivry n'umugore we Uwase Vanessa uzwi nka Vanilla bibarutse imfura yabo y'umukobwa, maze bamwita Rugamba na Mata. Wamwonyeje se? Byadanje. Ibi byabaye nyuma y'amezi 3 gusa Ivry na Vanilla bakoze ubukwe. Ibyo bakunze kubazwa n'itangazamakuru ku kijyanye no kuba barakoze ubukwe Vanessa atwite, gusa kuri bo bakagaragaza ko ntacyo byigeze bibatwara. Niba hari ikintu naryamye nkatekereza, numvaga ntashaka mu buzima bwanjye, numvaga ntashaka ko Vanilla yabyara ngo ajye iwabo. Ninzajya kwita ku mwana wanjye bikansaba kujya iwabo, nkafata ibyo mfata, nkagura ibyo ngura, nkabijyana iwabo. Urumva umwana wanjye ntabwo ko namukumbura najya mubona. Nimwe muri couple ikunze kumvikana mu itangazamakuru, buri wese ashima mugenzi we agaragaza ko ari umwana mwiza. No, Vanilla we afite n'ukuntu ari umwana mwiza, arikubwira ngo nta kibazo, none se tubikore gutya, ati ntacyo byabitwara. Yego, bikoze gutyo nta kibazo, ku buryo igihe cyose uhora ufite ibisubizo bibiri, icyo kugikora no kutagikora, kandi kumva byose ngo nta kintu bitwaye kandi ko mwabivuganye. Ubwo Imana nyine yarandebye aravuga ati ariko ubundi wa muhungu we muburi muzi. Yego, reka nkwereke ukuntu bigenda, kubera ko nawe uriya mukobwa umubuze ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ikintu cya mbere ni uko ari umuntu uri serieux cyane kandi uzi gufata inshingano nk'umugabo. Umushimira cya mbere nuko nyine yambanye mu buzima bwo gukatakata tumujye. Mufite adresse, mfite abaja murabizi, ntabwo ntituba dufite ibintu byacu. Nicyo kintu yankoreye cya mbere. Ikindi ni umugore mwiza mu rugo. Reka mbashimire cyane mwese twabanye, mukomeze mushyigikire mukora subscribe, like, share na comment.
bantu muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni metero 25 kuri 25, 20 kuri 25 uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza buri hejuru ya metero kare 332. Ni ibibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mutation mu gihe cy'umunsi umwe waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 93 22 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 177 898 443 20. Ngwino tugufashe gukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.